Okay guys, muri video yashize twarebeye hamwe uburyo wakora video y'abantu babiri ariko bari kuva mu muntu umwe. Mwakomeje kunyandikira muri comment muri benshi murambwira muti uzatwereka uburyo wakora video y'abantu babiri ari nk'ikiganiro se cyangwa ikindi kintu mubikore mubireba. Niyo mpamvu uyu munsi nje ngo turebere hamwe uburyo bikorwa. So rero nimba ari ubwa mbere mbonye rero reba aho hasi niba bamaze gukora subscribe ubundi reka dutangire. None urashaka kujya bigisha ibyo bintu by'indirimbo z'ibirara bajye bakwihorera rwose wo banyihorera bate man. Uvuga ngo weho uraza ufungure application ya CapCut. Abantu bafite application ya CapCut mumaze kumenya uburyo iyi application ikoramo. Wowe uraza uyifungure, dore application iyi nimba utari watangira no kuyikoresha ugenda ujye muri Play Store cyangwa App Store uyidownloading, ubundi utangire nawe kujya wikorera video ukoresheje telefone yawe kandi ugasanga izo video ari nziza. Rero uraza uyifungure, numara kuyifungura uze hano handitse new project ufungure. Nurangiza uze uhitemo video uri buze gukoresha. Nyine uraba ufite video washutinze, uze ufungure iyo video. Numara kuyifungura ukande add, irahita iza muri CapCut yawe. Ikigera muri CapCut nababwiye uwo mufatamo izo video, ariko reka nongere mbibasobanurire. Video ya mbere uyifatira ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se ukayifatira ku ruhande rw'iburyo. Ibyo weho bikora ukurikije nuko wifuza ko video yawe iraza kuba imeze. Iyo video ufatira ku ruhande rw'ibumoso cyangwa rw'iburyo ari ubwa mbere, reka tuvuge ko iya mbere wenda twayifatiye ku ruhande rw'ibumoso. Uwo muntu wa mbere agomba kuba ari we wandikiye ibintu ari buze kubaza umuntu wa kabiri. Uyu wa mbere ni uraza akajya abaza umuntu wa kabiri, ukaza ukaba wabiteguye, ukaza ugafatira iyo video ku ruhande rw'ibumoso. Kamera yawe ukaba wayishinze ahantu hamwe ku buryo itari buhave, itari bunyeganyege, kandi ugacunga neza ko urumuri rutari bugende rwihinduranya, urumuri rw'imbere cyangwa inyuma yawe ku buryo rutari bujye rwihinduranya. Icyo ni icya mbere rero. Icya kabiri uraza ujye kuri ruhande rw'iburyo. Nimba video ya mbere yifatiye ku ruhande rw'ibumoso, iya kabiri bo yifatire ku ruhande rw'iburyo. Uwo muntu wa kabiri birumvikana ko hari ingwenda nk'agaspeaker ufite se ekuteri urimo kumviramo ibyo wa muntu wa mbere yararimo kuvuga. Noneho aho wa wundi wa mbere yararimo kuvuga ukaza yaguha umwanya ugahita umusubiza, kubera yuko uba urimo kubyumva nko muri speaker se cyangwa no muri ekuteri birumvikana. Ukaza ukajya uhita umusubiza. Ni ukuvuga ngo rero twebwe urabona iyi ni video ya mbere twashyizemo, twafatiye ku ruhande rw'ibumoso. Bivuze ngo uyu nguyu niwe ugiye kujya ari bubaze uyu wa kabiri. Ugiye kwibaza uti video ya kabiri irageramo gute? Urahita uza urebe hano handitse overlay, uze ukande hano handitse overlay, ubundi ushyireho indi video. Numara gukanda kuri overlay urongera uhita ukanda add overlay. Numara gukanda add overlay urahita uza wongera ushyiremo video yawe ya kabiri. Ukimara gushyiramo video yawe ya kabiri urabona video yagezemo. Uraza ukoresha intoki zawe ebyiri uyirizingemo ize yuzemo muri taburo, muri kano karahuri uyuzuzemo neza. Nurangiza kuyuzuzamo urahita ukanda kuri ya video yawe ya kabiri. Usikororenge muri tuno tuntu two hasi ujyana uvana iburyo ujyana ibumoso, utambike uze urebe aka kantu kanditseho mask.
urebe aka kantu kanditseho masike ugakandeho. Nurangiza kugakandaho urahita uza kuri kano kantu ka kabiri kanditseho horizontal, aka kanditseho horizontal aba ariko ukandaho, ukande kuri horizontal. Urabona tayari hahise hazamo umurongo utambitsemo hano muri iyi video. Ni ukuvuga ngo urabona ya video ya mbere ngiyi hariho igice kimwe, na video ya kabiri ngiyi hariho igice kindi cya kabiri. Uyu murongo rero utambitse hano niwo ngiye kubereka uburyo uri bubashe gutuma izi video uko ari ebyiri zose zizamo neza. Uri kwibaza uti ndabigenza nti rero? Weho urahita uza wenda reka twe gukoresha intoki, ariko ushatse wakoresha nk'intoki za ebyiri ugakaraga uyu murongo uwuvana iburyo uwujyana ibumoso. Urayibona ukuntu ugenda ukaraga gutya, ukaraga bitewe n'aho ubona video zawe ziherereye. Ariko kubera ko kubona wenda ushobora gukaragisha intoki ukabona bitarimo kuvamo, ukabona birimo kukugora, vayo wongera ukande hano handitse add just. Ni ukuvuga ngo hano handitse horizontal, iyo umaze gukanda hahita hazaho tuno turongo tubiri, mo hagati handitseho ngo add just. Vayo ukandeho hano kuri add just, noneho uhite uza kuri aka option ka kabiri, akangaka kanditseho rotant, aba ariko ukandaho. Nurangiza kugakandaho urakoresha uyu murongo uri hano hasi, uyu mugira ngo murimo kuwubona, uyu murongo mujye mugenda musunika uvana iburyo cyangwa se uvana ibumoso ujyana iburyo, uvana ibumoso ujyana iburyo, kugira ngo urebe neza uyu murongo ahantu uri buwerekeze. Ubu ni ukuvuga ngo twebwe turasunika tuwuzane, turebe ino mibare ko iri bugende ikagera muri 90, kuko nibigera muri 90 nibwo video iraba iringaniye neza. Urasunika weho uza ugeze muri 90, tayari urabona video zose ziba zamaze kugeramo. Ugiye kwibaza uti ese ko mbona ibintu ibyo hirya no hino bidasa? Urabona nka hano harerurutse cyane, hano haza nk'ahijimye. Weho kugira ngo bise nk'ibisa cyane urakoresha aka kantu uri kubona kari hano, aka kantu k'umweru, urasa nk'ugakurura ukajyana ibumoso. Reka tubikore turebe. Nugakurura ukajyana ibumoso, tayari urabona video zihise zisa nkaho zisa hose. Ni ukuvuga ngo weho numara kubikora gutyo uraza ukine video wumve uko bimeze, ukine video wumve uko bimeze. Okay, hangira ngo muri uko byumva urabona umuntu umwe ari kubaza undi n'undi akamusubiza. Gutya niko izi video ubundi ziba zirimo gukorwa. Ni ukuvuga ngo weho uraza ubitunganye neza, video zawe zitunganye neza. Nurangiza ibintu ubona bitari bidakenewe uzukande, ujye ukanda split ubikureho, ubundi hasigare ibyo weho wumva ushaka kuzajya ukoresha, ibyo wumva ushaka ko video yawe iri busigaremo. Urumva? Noneho nurangiza uze urebe nimba video yawe wayikoze neza. Ubundi izi video kuzikora ntago biba bigoye, ni gutya ubundi zikorwa. Ni ukuvuga ngo rero gweho nimba tugeranya hano muri video, reba hasi aho nimba wamaze gukora subscribe kugira ngo n'izindi video zizajya ziza zitazajya zibacika.
ubundi ikindi kintu wumva twakwereka ko gikorwa cyandike muri komenti kugira ngo tuzabikukorereho video se, cyangwa wanaduhamagara muri description haba harimo nimero ya telefone, ukandika kuri WhatsApp ibiri online, ubundi ukatubwira ikintu wifuza ko waza kwereka uburyo gikorwamo. Ndabashimiye rero mwebwe tuba turi kumwe muri izi video zanjye, ndabashimira cyane kuko muri abantu b'agaciro. Ahantu tuba tumaze kugera ni mwebwe tubikesha. Ubundi iyo warangije gukora video yawe uraza ugakanda kuri ino mibare iriho 720 PM, ubundi ukaza ugahitamo karite ugiye gukomvatiramo video yawe. Naberetse ahantu ubundi ibiri ngubu nk'ahangaha wenda kuri hano ugomba kwizamurika biri nko kuri 50, birumvikana. Hano hanyuma ukashyira hano kugira ngo nyine video ibi ifite karite yizewe. Hano hejuru ho ni ukuvuga ngo ho niyo yaba ari muri 720 nta kibazo, ariko iyo ushaka kwigaragara neza cyane 1080, ariko ubundi iyo ushyize mu 1080 urebe nka hano hasi haba hari megabyte niho ziriyongera. Urabona ngo uyishyize mu 1080 ihita igira karite iri muri 57 kandi yari iri muri 43. weho uyikomvatira aho wumva ushaka, cyangwa se ubwo ni ukuvuga ngo numbona video yawe yamaze gutungana neza uraza ukande export, ubundi utegereze video yawe ijye muri telefone, ubundi ugende uyaploadinge ku mbuga nkoranyambaga ukoresha za Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ariko twebwe ubundi izo tuba turimo gukoresha zino video nizo gushyira kuri YouTube, yego no kuri za TikTok zijyaho, ariko ubundi nizo kuri YouTube. Ndabashimiye rero mwebwe twari turi kumwe, ubundi naho ubutaha.